James ndakunda sinzi impamvu utabyumva. Kwini kucyo utabyumva cyo nakubwiye ko ukunda rwose n'abazi aho ubikiza reka nakwifatanyamo shiki wanjye hano tanga musaza Oya James kuki kubera iki why? Niko umva nakundi byagenda urukundo rwacu ntabwo bishoboka. Iki ndashoboka se. Ntabwo ukunda please don't cry. Why? Why not? Ubifata nk'uko nakubwiye kandi ntabwo ntabihindura. Ntabwo nabyumva James kubera utankunda. Abahungu beza uzabona atari njyewe sibyo kandi wakunda bigakunda ahubwo wowe ukomeza kubishyiramo cyane urumva ko ari njye jyenyine hari abandi bahungu batari James Queen please binkorere Oya yakira nako njyewe nese ko iki ntabona wo njyewe biragoye ntabwo byakunda kandi birira ikikobwa sibyo turi kumwe mu musaza wawe Wenye ntabwo ushaka musaza wanjye ndashaka unkunda James please. Queen bite ko wanonutse wabaye shawanutse uzi gukunda umuntu ntagukunde ntanakwita umva kanabikwereka badashaka no niyo mpamvu wanonutse warumye wagira ngo wamize ishashi none nande kuzirika Mbese byakugendekeye ite mukobwa mwiza Kare musore watwe ngo turakundana aho umusore ntanyitaho niyo turi kumwe aba yibere muri telefone ngafite akazi kenshi sinzi yitwa nde so musore James What? James James nese ni icyumuzi James ni icyumuzi yego James nese igihugu umunsi wari nkawe ukundana n'umutipe ukagerageza kumwiyegereza ukagerageza kumwereka ko umukunda akakwica amazi wakora umve nkubyiza ukuri Queen ukimara kumbwira ko ukundana na James nta yandi magambo mfite kuvugana nawe n'agasura kabi imbere imigendereza Semana ibi ni ibiki koko kwese ibyo ndamenya ari iki kagenda ariko ndaza guhamagara akayuki mubaze ibyo ari byo ariko nuko nkundana na James banza koko James akazi kuresa kamwe James ashaka ko afite undi mukobwa bakundana hanze mpamagara akayuki mubaze niba hari icyo abizi undi warambwira iki koko Ala? Kayo bite? Ni byiza. None se ko najya ngo mbaze umuntu gihozo na James hari ikintu wabuze kiri hagati yabo? Ntacyo. Sanye nubwo nta kundi urakoze. Bye. Ntacyo ameze. Ukunda bigenda ndavuga ko ushobora gusanga yaranduze ngerageza ngo mwibagize ariko bikanga ngisanga namukunze kurushaho ikiko
kane. None se amakuru yawe Cyane meza. umeze neza? Nka gacyo. Umusaza arahari se? Aho uzajya uza mbaza musaza wanjye. Ndamukunda cyane. Kumureba ntawe uhari. Ntawe uhari. Ubu uzajya uza mbaza musaza wanjye ntuwanamenya uko ameze. Nose umeze ute? Sinde kumeze neza se? Aha. Aho se mwe ko mwahiriwe ugira ngo natwe byaraduhiriye. Byagenze bikoze. Ibintu byambaye. Suza mutipe dukundana. Ndamuzi. Mane umutipe ntashobora kunyitaho, umva wagira ngo mba ndi kumwisiritaho, ntago abasha no kunyumva nta n'umwanya wanjye yabona. Kwerekeza. Uvuga nkaho utazi umutipe dukundana, nkundana na James. James? Yego. James nzi murakundana? Hasi icyo tumuzi. James. Nose ko mbona ugira nkaho James utamuzi. James nzi? James nawe dukundana, hari ikintu waba umuziho? James, mbona umeze nkaho James utamuzi. James ntabwo umuzi. Yego. James nzi? Ziko? Meze neza shi. Meze neza. Nari nzi. Jena nawe kuvuza. Nari mukumbuye bya tayari. Namaze amasaha no ngutegereje. Ije usanga muri gusiga sister wawe. N'inzu ariko tugendera neza. Nta kibazo. Bye bye. Amukanya. Mwenye disiko naje dunga kamwihoresha ngo mperekeza dutahe kabandi bana nanjye nabuze n'uwaza ngo anganirize byiwe ako mana we cyane kandi ndanteke ndebe kaza karya danese karuko byagenze ni ngomba kubabara none iteka ryose